mu gihugu cy'u Rwanda igasanga ibi byaha byose by'urukozasoni tutakwirwa turonda nta butabizi abantu bigize nk'amatungo murabizi mana cyo dufashe abagore n'abagabo baratandukanye bifate ibirobo nibyo babana nabyo ibyo byose n'amahano mana cyo tugere neza abandi bakoresha imibiri ko Imana itayiremye bishaka indi myanya n'izindi ngingo ibyo byose byarakaje Imana ndajya nkubwire mwene data Imana yacu dufashe nudahinduka ngo uve muri ibyo bibi byinshi bitandukanye izakunyuraho ntago izareburanga izareba ubwenge n'ubukwerere nta nibwo izareba n'ubutunzi nta nibwo izareba ko ukiri n'umusore n'ingaragu cyangwa n'inkumi izamanukana umujinya wayo Imana yacu dufashe iragira ngo mbabwire mwaba muri abakomeye ari aboroheje mwamuri abanyabwenge mwamuri abakene mwamuri abasika mutaranize abazumvira Imana bose n'abagiye kuzahura n'ibyo byiza Imana igiye gukora mu gihugu cy'u Rwanda ntago abanyabyaha izabageza icyo gihe rwose pe ntago twatinya kubivuga abantu ntago bazazi ibyaha bakoze bazazira ko batumvira Imana kuko ibyaha afite n'umunsi nubwira Imana ikakubabarira ukirinda kubisubiramo irakurinda Imana yacu dufashe yarambwiye ngo nimanuka izamuka n'abamarayika Imana yacu dufashe ngo imyanda n'ibishingwe bamarayika bazabikubura babijyane mu ngarani Imana yacu dufashe tugere neza Yesu atugire neza kandi ntago Imana izamanuka iby'abana abantu bari kwiratana ntago izamanuka intambara n'inkota z'abana abantu kuko ibyo ngibyo ntago Imana izakora nk'abana b'abantu ifite ukuntu izamanuka ubwe ku giti cyayo ubuhanuzi n'ubwanyu y'umuburo n'uwanyu mwese mwitegure ko Imana igiye kumanuka ntago kandi muzarebesha amaso y'umubiri muzayirebesha ibimenyetso n'ibitangaza n'amahano ibyose bizagura umwana w'umuntu atabyiteguye kandi atanabyifuzaga akindi Imana izakore tubanje gushyira neza z'abahanuzi niyo mpamvu abahanuzi b'Imana babwira ikintu kigiye gukorwa yabwira ngo mugende mukivuge bakakivuga yabwira ngo ni mu bisengero bakabisengera natwe ntago twakumva ibintu bigiye kuza mu gihugu cyacu cyangwa bize mu bihugu byacu kubati wisi ngo twicecekere itubwira ngo nitubitangaze tugomba kubivuga kandi tukanasenga Imana yigarure natwe kandi tuyigarukire Imana kidufashe bakagamuka ijose bakavuga ngo nibitabashwa izazibonana nabo kandi bahagarara imbere ntago bazayihunga Imana kidufashe itugire neza ubuhungiro dufite no kujya muri Kristo Yesu umwana w'Imana no tugomba guhungira kandi tumuhungiraho tumubwira bya twakoze akatubabarira akabana natwe none Imana yamanuka igasanga amaraso ya Yesu aradutwikiriye ikimenyetso cy'amaraso Yesu kikuriho nanjye kikambaho Imana itambukira ikagenda nese ntago mwabonye ko Imana nyuze mu gihugu cya Gipota icyambere n'amakuru ya baba reka shagenda wintuburira amakuru twarayamenye ubu nta nyoni gisinziriye abantu twese twacanye ku maso ukeneye kugura cyangwa kugurisha waba ukeneye se umuntu wizewe mwajya mukorana kugira ngo agufashe kuguhuza n'umuguzi wawe cyangwa se umugurisha wawe igisubizo cyarabonetse ushobora kutwandikira kuri 078 28 20 137 cyangwa se 078 55 75 195 turanga amazu agurishwa ndetse n'akodeshwa turanga ubutaka bwo guturamo ndetse n'ubutaka bwo gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse tugufasha kuguhuza n'undi wari wese imari yari yose waba ukeneye tandukana n'abandi bajyaga birirwa bagusiragiza umunsi ukarinda urenga kandi n'ubundi bikarangira ibyo washaka gutabibonye fata telefone yawe wiyicariye mu rugo cyangwa muri ofisi yawe ubundi uduhamagare gukorana natwe ni no stress ibikorwa byawe tubikora nk'ibyacu dushyize imbere ubunyangamugayo ndetse n'ubunyamwuga ibihe byiza nshuti mukunzi wowe udukurikirana ku Bugingo TV ndetse no ku Bishura TV muraho kandi muraho neza ngewe nitwa Jean Paul ndagira ngo nakire umuhanuzi kazi w'Imana umukozi w'Imana umwana w'Imana adusuhuze mwarimu mukumbuye ariko nawe yarabakumbuye Yesu ashimwe cyane muhanuzi w'Imana ahimbazwe uriyegereza mikoro Yesu ahimbazwe umeze neza meze neza rese ko abana b'Imana nyine turwanura urugamba Yesu aturwanirira uko bikina ko bije reka bidusunikira ku Mana cyane kandi niyo nzira y'ukuri na Yesu yayinyuze haleluya Yesu ashimwe amen turabakunda ndagira ngo dusenge hanyuma uhanure mu izina rya Kristo Yesu amen data wa twese mwiza byiringiro by'abera ndagushimiye cyane nongeye kunezezwa no kubona mukecuru wacu muhanuzi kazi wawe umukozi wawe umwana wawe turamukumurikiye kugira ngo amaraso ya Kristo amugaragareho kimenyetso cyo gucungurwa n'ubutabazi n'imbabazi bimubonekeho ntabari we ahubwo abari wowe ni mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen mukecuru ndakwakiriye karibu cyane murakoze cyane mu izina rya Yesu
nanjye ndagushimiye. Ndasuhuza abakurikira ubutumwa bose impande enye z'isi, cyane cyane igihugu cyacu, abatuyobora, abagituye, inzego zose, itorero, bagenzi bajya mu ijuru, ari mu bihugu bitandukanye byose bya Afurika, bose ndabashoboje. Abakurikiye ubutumwa bwiza, ni umuburo, ni ubuhanuzi Imana yampaye. Imana ukuntu ikunda igihugu cyacu nk'uko nkunda kubivuga, idutuma ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo tumenye ibyo yanga, tuyisabe imbabazi, tumenye ibyo ikunda, tubigenderemo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana yarampaye umuburo ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, turafatanya kuwumva. Turuke ku ijambo ry'Imana iboneka muri Yona, niho ayo magambo ari. Soma ibice 3 Yona umurongo wa 1 kugeza kwa 10. Adusomere mu izina rya Yesu. Ni ubutumwa ku gihugu cyacu, twese abanyarwanda, abakiyora, abayoborwa, abakomeye n'aboroheje, ahimbata n'umudendezo, twese n'amagambo Imana yaduhaye umuburo idutumyeho kuko igiye kutugenderera. Yego. Ndagira ngo dusome igice cya 3 cy'igitabo cy'umuhanuzi Yonasi cyangwa se Yona, umurongo wa 1 kugeza kwa 10. Yego, murakoze cyane. Yona yongera gutumwa i Nineve, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri, riramubwira riti: haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, ububurire imiburo nzakubwira. Nuko Yona arahaguruka ajya i Nineve nk'uko Uwiteka yamutegetse, kandi Nineve wari umurwa munini cyane, kuwuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangira kujya mu mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe, ararangurura ati: hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Maze ab'i Nineve bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa, bose bakambara ibigunira uhereye ku mukuru kageza kuworoheje hanyuma y'abandi. Ijambo rigera ku mwami w'i Nineve, ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu. Ategeka itegeko n'abatware be n'intebe baryamamaza i Nineve bati: umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi bye kurisha, kandi bye kunywa amazi, ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira. Abantu batakambira Imana bakomeje, kandi bahindukire umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Nta ubizi aharaho Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbuke. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye, bakareka inzira yabo mbi, irigarura, ireka ibyago yari yabageneye, ntiyabibateza. Amen. Amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe. Amen. Amagambo y'Imana atugezeho atweretse ukuntu Uwiteka Imana atumye Yona kubura igihugu cy'Inenewe. Byari imbere ya Kristo. Imana yari ibonye imirimo mibi bakora n'ibyaha byuzuyemo byinshi bitandukanye bibabaje, kugambanirana. Imana ituma Yona. Yego. Yona aragenda araranga, yabanje kujya atinya, nanze kubisoma byose n'ibire musanzwe mubizi. Yatingiye ukinenewe, yabonaga yenda yagirirwa nabega kuvuga ibintu bikomeye n'ubundi ndetse imbaraga z'Imana ntabwo babyore umwana w'umuntu. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo rero Yona aragenda, agenda urugendo rw'umunsi umwe, atangira kurangura iby'Imana amutumye. Abantu baherekanye iyo nkuru, bumva ko Imana irakaye, barabihererekanya. Iminsi 3 byari bigeze ku mwami Ninewe. Amaze kubyumva nawe, kubera ko Imana yayitinya kanayubaha, ashyiraho itegeko ati: mwese mwubarare, mwiyiriza ubusa, tutakambira Imana yacu. N'imyambaro y'ubwama yikuramo, ngo baca bugufi ngo bambara ibigunira. Kwambara ibigunira ntago bakwema imyenda ngo bambara ibigunira tuzi, ahubwo nuko imyenda y'ibyo barayiretse, basenga Imana, barayitakambira, arateka ngo birize ubusa n'amatungo. Ariko igihe cyacu turimo, amatungo ntago agomba kwiriza ubusa kuko nta bwenge afite. Ariko nabwo icyo gihe ntago amatungo yirije ubusa avuga ngo afite ubwenge, nuko bajya ngo bibabaze n'ibyo atunze bibabare, none bagaragariza Imana yuko bayubashye, ngaho yakwigarura ikabagirira imbabazi. Niko ku murongo wa 9 hatubwiye. Vuga ngo rero Uwiteka Imana
umwami w'inenewe n'ibikomangoma n'abatware b'inzego zose n'abacegufu n'abaturage bose kugeza ku bana bazi ubwenge bose bubashye Imana baca bugufi wese arira ibyaha bye bagaragariza Imana yuko bayubashye kandi bayumviye. Imana ibonye ko baciye bugufi binenewe biyoroheje kandi batakamba ibyaha byabo bakoze n'abatari babifite bafatanyije n'abandi barira abandi bati Imana bababarire. Imana ngo irigarura. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe rero mu izina rya Yesu. Nanjye rero ndi kubwira igihugu cyacu cy'u Rwanda navukiyemo nsaziyemo data na sokuruza basaziyemo gifitemo abantu bakuriyemo ngo twese Imana idutumyeho kugira ngo buri wese arebe mu nzira ze zo mu mitima kuko Imana ashaka kunyura mu gihugu cy'u Rwanda kandi kanya imbere y'umuntu wese. Mbese ngo Imana ihagurutse twabigenza gute? Ije imbere yanjye cyangwa ikaza imbere yawe yasanga uhagaze ute? Yasanga mpagaze nte? Ngo rero abantu mwese mushabwe guca bugufi imbere y'Imana mugasaba Imana imbabazi yaza kureba igasanga ibya mutima byavuyemo ntawe uri kugambanirana nta busambanyi bwa buri munsi wiberamo nta nzangano nta butiko. Imana yacu dufashe nta shyari nta mujinya nta bujura. Imana yacu dufashe. Hari abantu bibaga bitewe n'inzara ko bavuze icyo barya ariko n'abandi bibira ubushake biba ngo bagire ubutunzi bwinshi bacuruze bagire indamo n'indonke. Ibyo byose rero Imana ibwigiye kumanuka kandi kari kutuburira ndagira ngo weho uri muri ibyo bya bitandukanye Imana yacu dufashe. Tukitanya kumva ubutumwa bw'abatinganyi twumvaga ari abantu bitashoboka. Imana imishuro kera mbivuze bati Mukecuru aba yaravangiye ntabwo ari byo. Nabibwiraga abantu bo mwitorero ariko murabona ko byahawe urwego. Ibyo byose Imana imanuka ugasanga ugitingana uyasanga ushyigikiye abatinganyi hagibwiza kubabarira kandi akomeje kubikubwira ngo ubivemo numara kwivamo kubabarire ko Imana y'inyembabazi. Imana yo kwabonye ngo abigihugu kinenewe baciye bugufi basabye Imana imbabazi bigariye kubera ko Imana ari umubyeyi ngo yibuze inama mbi yari igiye kubagirira ntiyabikibarimbuye. Imana yacu dufashe. Ndagira ngo rero batura Rwanda bacu mwese n'abari mu mahanga ndetse n'ibihugu byose bya Afurika Imana yacu dufashe. Ubutumwa bwose burayireba kandi ngo uzabwe n'ibihugu byose bya Afurika. Imana yacu tugire neza rero bw'Imana igiye kumanuka igatambagira ibihugu byose ibanje kurikira mu gihugu cy'u Rwanda igasanga ibi byaha byose by'urukozasoni tutakwirwa turondwa nta butabizi abantu bigize nk'amatungo murabizi. Imana yacu dufashe. Abagore n'abagabo baratandukanye bifate ibirobo nibyo babana nabyo. Ibyo byose n'amahano. Imana yacu tugire neza. Abandi bakoresha imibiri ko Imana itayiremye bishaka indi myanya n'izindi ngingo. Ibyo byose byarakaje Imana. Ndajya nkubwire mwene data Imana yacu dufashe nudahinduka ngo uve muri ibyo bibi byinshi bitandukanye izakunyuraho ntago izareburanga izareba ubwenge n'ubukwerere nta nibwo izareba n'ubutunzi nta nibwo izareba ko ukiri n'umusore n'ingaragu cyangwa n'inkumi izamanukana umujinya wayo. Imana yacu dufashe. Haleluya. Amen. Yesu atugire neza mu izina rya Yesu. Imana irambwira ite kubera ko igihugu cy'u Rwanda igikunda kandi yagitoranije. Igihugu cy'u Rwanda yagisezanije ibyiza kuva kera ikimpamaga yajyaga imbwiraho gato gato ko izakigira neza. Muzi ko mperutse Imana iherutse kumbwira yuko igihugu cya Bugesera akarere ka Bugesera ariko kazaba mu murwa mukuru. Imana yacu dufashe tugere neza kandi ko abanyamahanga bazajya baza kureba ibyiza bikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bakazana ngo n'amaturo bishimwe banezerewe. Ariko ndagira ngo mubwire bene data ibyo bizahabwa bumvira Imana. Ngo rero ejo bundi kwa gatandatu nsenge igihugu n'ubundi yarambwiye ngo umurwa mukuru mu gihugu cy'u Rwanda uzatuka Bugesera irahaguye bigere n'akarere k'Umutara. Haleluya. Imana yacu dufashe bizajya ngo n'akarere k'Umutara. Ariko ndagira ngo mbabwire mwaba muri abakomeye ari aboroheje mwa muri abanyabwenge mwa muri abakene mwa muri abasikamutara abazumvira Imana bose n'abagiye kuzahura n'ibyo byiza Imana igiye gukora mu gihugu cy'u Rwanda. Ntago abanyabyaha izabageza icyo gihe rwose pe ntago twatinya kubivuga. Abantu ntago bazaza ibyaha bakoze bazazira ko batumvira Imana kuko ibyaha afite n'umunsi nubwira Imana ikakubabarira ukirinda kubisubiramo irakurinda. Imana yacu dufashe. Yarambwiye ngo nimanuka izamuka n'abamarayika. Imana yacu dufashe ngo imyanda n'ibishingwe bamarayika bazabikubura
kubitubura babijyane mu ngarani. Imana yacu dufashe tugire neza. Yesu atugire neza. Kandi ntabwo Imana izamanuka iby'abana abantu bari kwiratana, ntabwo izamanuka intambara n'inkota z'abana abantu, kuko ibyo ngibyo ntabwo Imana izakora nk'abana b'abantu, ifite ukuntu izamanuka ubwe ku giti cyayo. Yesu atugire neza mu izina rya Yesu. Reka bene data igihugu cyacu bavandimwe, ibihugu bya Afurika byose, namwe mugabane Afurika nkuko muri bihugu bitanu, ubuhanuzi ni ubwanyu, umuburo ni uwanyu, mwese mwitegure ko Imana igiye kumanuka. Ntago kandi muzarebesha amaso y'umubiri, muzarebesha ibimenyetso n'ibitangaza n'amahano, byose bizagwira umwana w'umuntu atabyiteguye kandi atanabyifuzaga. Imana cyo tugire neza, eko kubera ko Imana idukunda kandi ari urukundo. Jambo ry'Imana tuvuga ngo tumanisha kubwirana amagambo, ntago twakumva ibintu Imana ivuga ngo twange kwitumikira. Imana yacu dufashe. Umuhanuzi Mose bice bitatu haratubwira ngo nta kintu Imana izakore tubanje gushyira intebe z'abahanuzi. Niyo mpamvu abahanuzi b'Imana babwira ikintu kigiye gukorwa, yabwira ngo mugende mukivuge bakakivuga, yabwira ngo ni mu bisengero bakabisengera. Natwe ntabwo twakumva ibintu bigiye kuza mu gihugu cyacu cyangwa bize mu bihugu byacu ku batuye isi ngo twicecekere, itubwira ngo ntitubitangaze. Tugomba kubivuga kandi tukanasenga Imana, Imana yigarure natwe kandi tuyigarukire. Imana yacu dufashe itugire neza. Mwakire umuburo w'Imana abanyarwanda bose, abari ku isi bose ngo bagereho, ibihugu bya Afurika bibagereho, kuko umugabane Afurika Imana yabutoranije kera, n'ubundi nicyo cyicaro. Amina que pari tete bagete ba ne connaissance erta papa wetete. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Mugabane Afurika Imana igiye kwigaragaza ibitangaza byinshi bitandukanye. Yesu agiye kumanukira. Imana yacu dufashe tugire neza. Tangiye kwimbwira kera 2-5 ntambwiraho byinshi, kagengera imbwira duke. Imana yacu dufashe mu izina rya Yesu. Kwa gatandatu kandi Imana yambwiye irambwira ngo igimo ubutumwa n'ubuhanuzi, ngo namara kubutanga ngo abasesenguzi basesengura bize iby'amateka bakabisaramo bakabinonosora. Irambwira ngo ni gahunda Imana, niko gahunda y'Imana imeze. Ndagira ngo bambwere rero mwebwe abasesenguzi n'ubundi musesengure, ngo mubwire abantu batuye ibihugu bya Afurika, Imana yacu dufashe n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, musesengure mubishyiremo neza, babyumve ngo mubure abantu b'Imana bamenye ukuri. None abazanga kumvira Imana bakagamuka ijosi bakavuga ngo nibitabashwa izazibonane nabo, kandi bahagarara imbere ntago bazayihunga. Imana yacu dufashe itugire neza. Ubuhungiro dufite no kujya muri Kristo Yesu umwana w'Imana, no tugomba guhungira, kandi tumuhungiraho tumubwira bya twakoze, akatubabarira akabana natwe. None Imana yamanuka igasanga amaraso ya Yesu aradutwikiriye, ikimenyetso cy'amaraso Yesu kikuriho nanjye kikabaho, icyo gihe Imana itambukira ikagenda. Nese ntago mwabonye ko Imana inyuze mu gihugu cya Egiputa, amateka ya Bibiliya irengera ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli bwari mu buretwa kwa Farawo, babukoresha ibyo buretwa, bamerewe nabi, ndetse n'ababyaza bakabiteka kwica abana b'abahungu ngo babise batazagwira, bakabica akabaragiza. Mose akagirirwa umugisha n'Imana kubera ko Imana muteguraga kuza yobora ubwoko bwa Isiraheli bavana mu gihugu cya Egiputa. Imana ikatambuka na mareka murimbuzi, ariko ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli baburiye bashyira amaraso nkamanyiza z'umuryango munsi yabo babwiye n'Imana. None Imana na mareka murimbuzi yasanga hari amaraso ikimenyetso, igatambika ikamenya ko ari Abisiraheli, ndetse ngo n'Abanyegiputa bari inshuti z'Abisiraheli bakababwira Imana igiye gukora. No babikoze Imana yarabaretse. Haleluya. Imana yacu dufashe itugire neza. Niyo waba udakijijwe, ariko kumva Imana ivuze umunsi ukavuga iti Imana mbabarira ibyambivuyemo, izakubabara, ntabwo izakunyuraho ngikunyuraho irakaye, ahubwo izakunyuraho n'umucyo wawe mwiza unezerwa. Haleluya. Imana yacu dufashe mu izina rya Yesu. Mwakire umuburo w'Imana. Numvise mwese ubutumwa mwese mumarane kubwirana, abazavuga minsi itambuka uyu munsi n'ejo, ukwezi, amezi abangahe. Ndagira ngo twese dusenga Imana kandi tukomeza gusenga Imana. N'ubwo tubagijeho iby'Imana tubwe ntago duterera iyo, turasenga Imana tukavuga tuti Imana reka uburakari, sanga abantu benshi bahindukira izina ryawe. Ntago twifuza ko iby'Imana tubwiye byatumanukira, oya, ahubwo twifuza ko iby'Imana ivuze twasenga Imana ikigaruka ijambo rye ryatubwiye. Murakoze, dufatanye gusenga Imana kandi mureke ibyaha byinshi bitandukanye. Yesu abagire neza. Ni byinshi, nta muntu utazi ibyaha. Namwe muri amahano gakorerwa mu gihugu cy'u Rwanda, ibyaha byose byabaye ku mugaragaro. Ubu abantu bambaye ubusa murabibona, kandi bari bafite imyenda ngo bikwize. Abakera
twigiye gutanga ubutumwa avuga ngo ko kera bambaraga busa kuko nta myenda yari hari kandi batanze ubwenge bamenya kuvuma ibyo bakoramo imyenda barambara bamanje kwambara ibintu by'impuzu n'impukera buke biga gukora imyenda barambara bari kwiza none bongeye kwiyambika ubusa kandi biyambika ubusa nabagaraga ngo barize bafite ubwenge ariko iyo baravuga ngo kuva mu byandiko kujijuka kuba Imana kuva mu byandiko kwijuka kandi kuba Imana ubwo bwenge niba ufite ubwenge bwo mu isi rewe wambaye ubusa nta bwenge ufite urinjije Imana Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka nukore kwiga wambaye ubusa ntuzavuge ngo ufite ubwenge ngo bene ubwo bwenge n'ubwenge bw'inyamaswa n'ubwenge mu ntabwo ari ubwenge buturuka mu gihugu cyo mu ijuru Yesu atugire neza ngo ndetse ni n'ubwenge bw'abadayimoni ubwenge bw'abadayimoni abadayimoni baratere n'ubundi bakora mu isi mu bantu bigwa bagenda babashuka n'ibiki byose mbona ukuntu amaso mwayagengeje mbona ukuntu iminwa byo mwayisize ambara ubusa kandi mufite amafaranga Imana yacu dufashe ibyo byose nta bwenge imyenda y'ibice kandi imyenda ikwiriye abantu ihari imyenda ikwiriye abantu ihari ibyo byose mwamba ubusa muri abagore bagwa banitse amabere kera byari ikintu gikabije nta mugore wanikaga amabere iyo wanitse amabere mera nko guko wakambara ubusa igice cyo hepfo niba mutari munabizi ariko nibyo mushaka ngo mwikureho abantu muyobya Imana yacu dufashe abo mugwisha mu byaha mwabagore mwe rero ndavuga ko ari mwebwe nyabya no kurenza abagabo kenshi ni mwebwe mu batura mu byaha mubambara ubusa imbere muganga ngo ni iterambere nibigezweho ariko iyo mwari mumenye imbazi Imana kuko Yesu abategeye amaboko ngo namwe muhindukire izina ryayo muve mu bidatunganye maze muzari munezero mu gihugu cyo mu ijuru Imana yacu dufashe tugere neza ndetse ibyaha byinshi ibyo byakuriye n'impfu nyinshi zitandukanye kera impfu zari ariko ntabwo zari nyinshi nk'izubu zikabije kandi kera ibintu by'amasuku ntibari babizi n'ibiki ubundi mugira amasuku murakaraba muteka mu bintu byiza bitandukanye ariko impfu zabaye nyinshi zakuriye n'ibyo byaha rero ibyo byaha byanyu byose bitandukanye bikarakaza Imana yacu dufashe mwarwara n'indwara kujya kwa muganga mwivuze cyangwa musenge Imana mukurikira kwa shitani mu bapfumo mukaraguza mugaterekera mukambara imigi mugacurisha mukaruga mukarugesha mukagikuzimu Imana yacu dufashe batanye vuba ikuzimu kwa satani ngo akora butunzi ntago twabyemera twarabihakanaga ariko dusigaye tubona ko ari byo kuko hari ababyivugira ko bajyayo Imana yacu dufashe tugere neza mwakire neza ubutumwa bw'Imana reka dusenge Imana nibyo ngibyo Imana mpaye kubagezaho nanjye kandi mugamba kugwa mwagusenga n'ingingo Imana kugira ngo yibuze inama mbi abantu benshi bakizwe bareke ibyaha gukizwa ntago ari idini gukizwa n'umuntu ku giti cye buri muntu wese abo wera mu itorero no kumuririmbya ari mbyeze umwuka wera Imana yacu dufashe rero abanga kumvira Imana rero igiye kumanuka kandi byiza Imana teguye igihugu cy'u Rwanda umugani wa Afurika abazumvira Imana bazabibona abayisuzwe namwe kandi izatambuka ibyo mfite mutabire ngo mubirangize Imana yacu dufashe itugire neza rero ibyinshi nibyo mu buriganye mufite ariko nubwo ariganije kenshi cyane nusaba Imana imbabazi ntongeye kuriganya uzabirya urakoze data twese mu ijuru Imana igira neza mayidukunda aka kanya keza turagushimiye kuko tugeje umuro wawe katugezaho ibyo wanga katubura ko tugomba kwereka iteka marya neza zanye igihugu cyacu kirimo abantu b'ingeri zose Mana igira neza kandi baba batereze muri iki gihugu witeka amaduko gitare ndetse ku mugabane wa Afurika ibihugu bitanu byose witeka mari bose niba batereze ibihugu bitandukanye ndasenze kandi ndasabye n'inginga witeka amaduko gitare shitani batwaza igitugu agatuma akora amahano Mana igira neza ndetse akora amahano arenze abakera ntago bari bariza amashuri ntago bazi Imana bisengeraga za nyawibingi na za Rugombe na Rutendageze ibindi byinshi ntashobora kumenya Mana igira neza batazi Imana kubona Imana we abantu bavuga ngo bazi Imana amadini atandukanye amatora atandukanye Imana igira neza bariga amashuri bakaminuza Imana igira neza n'abataraminuje barajijutse ariko kuva mbyandiko kwijujuka kuba iteka nibwo bwenge witeka amadukunda ngiye kwereka abagabo bose bazahinda umushyitsi kubw'uyu muburo nk'uko inenewe watumye Nowa maze data twese iyo namara kurangurira banene bagatinya ko Imana igiye kubamanikira bagahinda umushyitsi bagasaba Imana imbabazi maze witeke Imana ukigarura niko nsengera ngo bagiye guhinda umushyitsi ko nsengera abasore bagiye guhinda umushyitsi ko nsengera abagore bagiye guhinda umushyitsi abakobwa b'inkumi data mwiza abayobozi b'inzego zose data twese witeke amanyega gitare mwami wangiye neza abantu bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda mu
mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda, ibihugu byose bitanu bya Afurika, Mana bose bagere neza, maze bahindukire izina ryawe, kandi abantu benshi bamenye ukuri, kuko tubisa nyuma y'imperuka, barebe ku bimenyetso, buri wese ufite imyaka 20 mu ngemi z'Igitare gusubiza kuri 50-80, barebe igihe bavukiye cya mbere, ibi byakorwaga muri iki gihugu, gakorerwa muri Afurika yose, bari iminsi tugezemo, kuko amahano amaze kwiyongera, amahano ijya neza, bamenye ko Imana imaze kurakara, kandi murakari bwayo idutuma intumwa zayo. Urakoze Data mwiza, maze babare bose bazagusaba maze bose uzababare, Imana ijya neza, kandi bandike mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Imana yacu, iherezo ryabo nirigera bazabona ubugingo buhoraho. Witeka amaduko Gitare, barinde kubishingwa n'imyanda, abamareke ntibakubura, nta gishingo na kimwe kizasigara. Witeka amaduko Gitare, mwami wanjye, n'ibishingo byose bajyabira mu ngarande. Witeka amaduko Gitare, ariko ndakwinginze kugira ngo bahindukire, wamane we, bambike imyambaro yera nawe mu mitima yabo, maze umucyo gwavire mu izina rya Yesu Kristo, maze bakwe bagusange. Urakoze kuko uri umutunzi mbazi, byose byatsi Imana byizeze negegera kandi ikiranuka. Amen. Mukecuru turagushimiye, ariko reka tugusaba utambutse nimero zawe za telefone, kwagira urujijo mwe mwamusobanurira cyangwa mwaganira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mwasenga n'ibindi. Tambutsa nimero zawe za telefone, Imana ikwishimira iguhe umugisha. Murakoze cyane. Nimero zanyu za telefone abifuza kuzifata 07 8 150 73 26. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.